Yesu ashimwe cyane. Turashimye Imana cyane noneho kubera ko itugiriye neza. Uyu mwaka wa 2025 umwaka w'umugisha, ibyishimo n'amahoro. Reka tusenge hanyuma twumve ijambo ry'Imana. Mwami Yesu, ndagushimye kuko uri mwiza kandi ukiranuka. Uri gitangaza kandi wakomerera ushobora byose. Uravuga bikabategeka gukomera imigambi yawe ntagihinduka. Ijambo ryawe nirisaza. Amaso yawe aratangaje, ubwenge bwawe burahanitse. Ngaho tugire neza, dufashe. Twongeye gusenga Mana, dusengera no mwaka kugira ngo ukuboko kwawe kuzaboneka imbaga zizigaragaza. Kandi buri muntu wese uri aha ngaha Mana unyumva mu izina rya Yesu Kristo abashe guhindurirwa ibihe bye bizahinduke mu izina rya Yesu. Ubuzima bwe buzahinduke mu izina rya Yesu. Ejo he hazaza hazabe hadasa naho hashize, kugira ngo amateka y'Imana atandukane n'igihe kizaza. Urakoze Kristo kuko uri mwiza, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Yesu ashimwe cyane. Muri kumwe na Dr. SAKINDI Claude, Restoration of Pentecostal Church Nansana, Uganda. Uyu munsi nzanye ubutumwa bwiza. Umutwe waryo uravuga ngo ni isengesho rya Yabesi. Isengesho rya Yabesi. Yabesi ni umugabo umwe uri muri Bibiliya yacu. Dusoma mu gitabo cy'Ingoma igice cya mbere, igice cya 4 umurongo wa 9 n'uwa 10. Yabesi yavugwa mu gice cya mbere cya 4 mu Ngoma umurongo wa 9 n'uwa 10, ingoma za mbere. Aravuga ngo Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namubyaranye agahinda. Nuko umurongo wa 10, Yabesi atakambira Imana ya Isirayeli ati icyamukaha mu mugisha rwose, ukagura imbago yanjye kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Nuko Imana imuha ibyo asabye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nongeye kwishimira cyane kubabwira no magambo y'umugabo witwa Yabesi. Uyu mugabo witwa Yabesi ni umugabo, izina Yabesi risobanuye ngo ni uwavukanye umubabaro, wavukiye mu gahinda. Ijambo Yabesi, izina Yabesi nicyo risobanuye, ni uwavukiye mu mubabaro. Izina nicyo nyina yamwise kuko yari ari mu gahinda. Nukubanga izina rya bamwise byatewe n'ubuzima nyina yari arimo, arangije abyita umwana we. Bigaragara ko nyina yari arushye cyane, yamubyaye yarushye cyane, ababaye cyane, afite ibibazo bimurenze, arangije amwita Yabesi. Noneho umwanditsi w'iki gitabo arangije yandika iyo nkuru yacu idufasha muri kino gihe. Yabesi rero arakura yitwa Yabesi. Inshuti zimuhamagara Yabesi, nyina amuhamagara Yabesi, ise amwita Yabesi, nyirarume akamwita Yabesi, abantu bose no muri leta yitwa Yabesi, no kwiranga muntu yitwa Yabesi, no kuva no kuri pasiporo yitwa Yabesi. Sinzi Yabesi ni akazina keza turimo kubyumva mu rurimi rw'Igiheburayo, ariko iyo byumvise mu Kinyarwanda yitwaga uwavukanye umubabaro. Noneho yaba ari mu isoko wavukanye umubabaro, yaba ari kwiboda arimo kwambuka ajya mu kindi gihugu, wavukanye umubabaro ari he? Nuko bamubaza ku ishuri ngo witwa nde, ngo nuwavukanye umubabaro, wavukiye mu gahinda. Nuko nawe urumva ni izina rikomeye cyane. Usanze wararyiswe wajya bakubaza ngo witwa nde, rimwe namwe ugatinya kubivuga ko ni izina nyine ricyane. Hari amazina atari meza, hari amazina atari meza, yewe unyumva nawe ujye yumva. Kuko umuntu bamwita izina ukumva nyine nawe rirabangama, ukumva mbese afite uburyo warihindura. Hari amazina ateye ukundi kuntu nyine. Hari n'amazina umuntu yitwa ugasanga nta kibazo, ngira ngo mujya mubyumva. Noneho izina rya Yabesi naryo ryari ryarabaye ubuzima. Ni ukuvuga ngo nyina yatransfarinze umubabaro we awivana awushyira kuri Yabesi. Yabesi rero Bibiliya iratubwiye ngo yarushaga bakuru be, bene se, abavandimwe be, yabarushaga icyubahiro, ariko akitwa Yabesi. Izina ryanyu biragaragara ko izina rishobora kuba ryarateje ikibazo ku buzima bwe. Izina kenshi rijya rifollowing umuntu ajya ashobora gukurikiranwa n'amateka, kuko mu isi y'umwuka iyo umuntu akwise izina hari ukuntu adayimoni imyuka ikurikirana izo situation ukaba wasa naryo. Kuko iyo umuntu aguhamagara
ugasanga urasa n'izina, umuntu yajya guhamagara ukabona urasa naryo. Reka nkubwire ibyo nabyo kuko hari iyindi myuka ibiri inyuma y'ibyo bintu. Niyo mpamvu abana bacu tukwiye kubasabira umugisha. Bibiliya itwereka ukuntu bagiye bita amazina. Abana ba Abrahamu yabitaga amazina baduhimbaze, nka Yuda nicyo risobanuye, Uwiteka ni umucamanza wanjye, uwo ni ba Dani. Harimo amazina meza. Hari n'izina bigeze gushaka kwita Benjamin, hanyuma ababyaza bararyanga kuko ise Yakobo yakundaga Rasheli. Arangije akimara kubyara Benjamin arapfa, ntiyamwonsa, nawe ahita apfa kubera urukundo yakundaga umugore. Noneho kubera agahinda agize ahita amwita izina ry'agahinda. Muri iryo zina ababyaza babona sibyo, bagira iyerekwa ryagutse baravuga ngo no, azitwa Benjamin, izina ryiza cyane. Iri bisobanuye iki? Bisobanuye ko amazina kenshi yagendaga atera ikibazo. Iyo turimo gusoma ijambo ry'Imana tubona Yakobo akiranye na marayika. Marayika nta kindi kintu yamwise, yamwihinduye izina mbere na mbere, yamusabye umugisha, umugisha yamuhaye ahindura izina. I don't know if you understand me. Ntabwo nzi niba urimo kunyumva neza. Yakobo akiranye na marayika ashatse guhindura izina, amusabye umugisha mini, nta mugisha wundi yamuhaye. Ntabwo yabanje kumuhinga, ntabwo yabanje kumusezeranya amasambu manini, ntabwo yamuhaye inzu, ntiyamuhaye n'umugore, ntabwo yamuhaye ibindi bintu biremere. The first thing yamuhinduye izina. Zone yo ko izina rifite ikindi kintu riba rikoze. Yesu ashimwe cyane. Aya ni amagambo ushaka kukubwira. Yakobo ahindurirwa izina yitwa Israheli. Ibyo rero ndashaka kukubwira yuko biragaragara yuko Yabesi nawe akimara kubyumva hari icyo yahinduye. Bibiliya yatubwiye ngo, Yesu ashimwe cyane, yavuze ngo Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namubyaranye agahinda. Nukuvuga ngo Yabesi yitwaga wavukanye agahinda. None arangije Yabesi ataka, akimara kubimenya amenya ikibazo kirimo, amenya intambara zirimo, amenya ibyago birimo, amenya uburyo nta mugisha uri inyuma y'uwo muntu wavukanye agahinda. Asaba Imana kugira ngo Imana imuhe umugisha. Umva, akimara kumenya izina Yakobo, akimara gukurikirana amateka ya Yakobo, amenya yuko Yakobo igihe yavukaga bamwise Yakobo. Izina Yakobo yumva akiranye na marayika, abona ko marayika nta kindi amuhaye usibye guhindura izina. Yabesi nawe ndatekereza ko ayo mateka yarayamenye, avuga ati ibibazo mfite, intambara mfite, amahoro nshobora kuba nafite muri nge shobora kuba ari izina ritari ryiza. Mama yavukanye agahinda, biragaragara ko nawe nubwo yarushaga abandi icyubahiro, yarushaga abandi gukomera, ariko yari afite agahinda mu mutima we. Aravuga ati no, ibi bintu ngomba kubivanwaho. Ikintu cya mbere kizabimuvanaho, icyifuzo cya mbere, yari afite ibyifuzo bigera muri 3 cyangwa 4. Yabesi atakambira Imana ya Israheli ati, icyamukama umugisha, icyambere n'umugisha, ukagura imbago yanjye, ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Ibintu 4. Icyambere ni umugisha, icyambere ni umugisha, icya kabiri ni ukwagurirwa imbago, icya gatatu ni ukubana nanjye, icya kane ni ukundinda ibyago ntibimbabaze. Hallelujah. 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 Reka nkubwire yuko akimara kumenya ububi bw'izina rye, akimara kumenya n'ingaruka n'ibyago n'imyuka ibiri inyuma, yaravuze ngo Mana ntabwo nakomeza nubwo hari ikinyoma cy'icyubahiro cy'uko ndusha abakuru banjye ndetse banabibona, ariko ibingibi ntabwo byuzuye. Hari ikindi kibazo kiri inyuma, hari iyindi myuka iri inyuma y'iri zina rya Yabesi. Aravuga ngo ngomba kubikansoringa mu izina ry'Uwiteka Imana ya Israheli. Umva hano ukuntu yavuze, yaravuze ngo asenga Imana ya Israheli, wa wundi wahinduriwe izina kubera yuko izyo yitwaga indyarya. Aravuga ati ibi bintu nzakomeza kuba indyarya, nzakomeza kuba umuntu utasobanutse, nzakomeza kuba umuntu utari umwizerwa. Ningera ku iboda bakumva banyita Yakobo, bazavuga bati uyu muntu n'ubundi natwe aratubeshya. Arangije ararya, marayika avuga ati Yakobo, uvuze neza, nta kindi cyagukiza usibye kukuvanaho izina ribi. Arangije ararya, marayika avuga ati Yakobo, uvuze neza, nta kindi cyagukiza usibye kukuvanaho izina ribi. Arangije ararya, marayika avuga ati Yakobo, uvuze neza, nta kindi cyagukiza usibye kukuvanaho izina ribi.
izina ribi, izina Yakobo wiswe Israeli kuva uyu munsi. Yabesi abimenye nawe ati no, ntabwo ndi bubyemere gukomeza kwitwa Yabesi. Ahindura izina avuga ngo Mana, ntabwo nshaka gukomeza kwitwa bino bintu. Haleluya. Yabesi atakambira Imana y'Isiraheli ati icyampa Mana ukampa umugisha rwose. Mu yandi magambo ntabwo bisobanuye meaning y'iri jambo guhabwa umugisha kwa Yabesi ni ukumuhindurira izina. Kuko igihe Yakobo yasengaga asaba Imana umugisha, yarabwiwe ngo ntabwo uzakomeza kwitwa Yakobo. Minizi Yabesi nawe avuga ngo Mana icyampa ukampa umugisha. Minizi yasabaga guhindurirwa izina. Yesu ashimwe cyane. Guhindurirwa izina. Icyama Mana ngahindurirwa izina. Kuba Yabesi aravuga ngo icyama ukampindurira izina. Icyo nicyo cyifuzo cya mbere. Icya kabiri, ukagura imbago yanjye. Dukeneye kwagurirwa imbago muri 2025. Gira nawe isengesha Imana iguha umugisha. Imana ya Abrahamu ikwagurira imbago. Senga iryo sengesho cyo kwagurirwa imbago. Icya gatatu, ukuboko k'Uwiteka Imana kubane nawe. Icya kane, ibyago, inzara, intambara, abanzi ntibikakubabaze. Hari ibyo dufite bituzengurutse, hari intambara dufite zituzengurutse, hari ibyago dufite bituzengurutse, hari ibituzengurutse, ariko mu izina rya Yesu ntibikwiye kutuzenguruka. Haleluya. Reka nongeye kukubwira uyu munsi turimo kwijira muri uno mwaka wa 2025, nkubwire ngo hari imbaraga y'Imana, hari n'umugambi w'Imana. Ibyago ntibikakubeho. Imana iguha umugisha, ihindura ejo hawe hazaza, ntihase n'inyuma yawe wavuye. Aho wavuye hari hafite uko hasa, ntihazongere gusa ko mu izina rya Yesu. Mu izina ry'Uwiteka Imana Abrahamu na Isaka na Yakobo. Nuko bimeze kwitwa Yabesi, nuko bimeze kwitwa Yakobo. Nongeye gucyaha no kwirukana umwuka wa Yakobo ku buzima bwawe. Nirukanye umwuka wa Yabesi ku buzima bwawe. Ndawirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Nirukanye umwuka wa Yakobo. Uyu munsi ube Isiraheli. Nirukanye umwuka wa Yabesi. Aho wavukiye nawe urahazi. N'ubuzima wavukiye murabuzi. Mu izina rya Yesu umva Yabesi bibirabana ntiyabe. Imana irabihindura. Imana hindure mu izina rya Yesu. Imana ikuvane izina rya Yabesi. Imana ikwagurira imbago. Senga Imana uvuga ngo Mana nyagura imbago 2025. Ndashaka kugira ngo nzongeye kuvugana namwe 2026 ufite ubuhamya bw'uko Imana yanyaguriye imbago. Uyu munsi nicyo cyifuzo nsengeye. Uyu munsi nicyo cyifuzo nkubwiye. Ndashaka kuvuga ngo Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo ikwagurira imbago muri uno mwaka wa 2025. Uno mwaka wa 2025 Imana iguhindurira izina. Muri uno mwaka wa 2025 Imana yo mu ijuru ukuboko kwayo kugubane nawe. Iyo niryo sengesho. Muri uno mwaka wa 2025 ubwiza bw'Imana, ibyago byose, intambara zose, abakwanga ntibizongeye kukubabaza, ahubwo nibibababaze mu izina rya Yesu. Wowe ntibikakubabaze, senga utyo. Abavuga ntibizakubabaze, bazasanga ukuboko kw'Imana kuri wowe. Uyu mwaka ntuzababare mu izina rya Yesu Kristo. Mana sengeye bano bantu banyumva kugira ngo ubuzima nk'uko Yabesi yaje, ibyabo byose bigahinduka, ibyo byose bigahinduka, ukamusubiza ibintu byose yagusabye bine. Mana yagusabye umugisha kubera ko yavutse nabi, izina ribi, urabikora. Yagusabye yuko ukuboko kwawe kuguma kuri we, urabikora. Yagusabye kumwagurira imbago, urabikora. Yagusabye yuko ibyago bitazamubaza, urabikora. None kano kanya nsengeye no muntu urimo kunyumva kugira ngo ibyago ntibizamubabaze uno mwaka wa 2025. Mana ndagushimye kuko nyumvise, kandi isengesho rya Yabesi natwe turisubiyemo kugira ngo buri njyewe n'abanyumva bose Mana
ndaguhamagaye kugira ngo uduhe umugisha, ndaguhamagaye kugira ngo utwagurire imbago, ndaguhamagaye kugira ngo uducire inzira ukuboko kwawe kugumane natwe, ndaguhamagaye Kristo kugira ngo ibyago ntibizatubabaze uno mwaka wa 2025. ndagushimye Yesu kuko unyumvise, ndagushimye ko isengesho rishubije hamwe n'abo bose banyumvishe, mu izina rya Data, iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amen. Yesu Kristo, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo ibaho umugisha, amen.